akantu mubwire akantu mubwire umwuka warambwiye ngo mubwire ngo nawe ibyawe uracyabifitiye uburyo. Amen. Amen. Uracyafite iki? Ntabwo uburyo bwayirangiranye, ntabwo uburyo bw'Imana bwayishiranye, uburyo bw'Imana buracyahari. Kuko ikintu kinagaza kinyereka ko Imana ifite uburyo ni ukubona kuva kiriya gihe nta bandi bantu iratabara itoboye amapine. Wahaniho hari ikibazo, Imana izaho ikibazo Imana izi muri nyina w'ikibazo, Imana izahana ikirangira kikarangira na nyina wacyo. Igitabo cyo kuva ni igitabo cya kabiri cya Mose, cyitwa Kuva, igice cyaho cya 14. Turasoma duhereye ku murongo wa 13 Kuva igice 14 umurongo wa 13 turagera ku murongo wa 21 no na 24 Usome igitabo cyo Kuva igice 14 umurongo wa 13 kugeza ku 24. Mose asubiza abantu ati, mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, uko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Amen. Haleluya. Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye ntakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja, uyigabanye, Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa bajyemo babakurikire, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi ye. Abanyegiputa bazamenya yuko ni Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi ye. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisirayeli arahava ajya inyuma yabo. Ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisirayeli, bariya ibabera igicu n'umwijima, abandi babera umucyo ubamurikira nijoro, ntibegerana iryo joro ryose. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma, amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati yaho yari ari hahinduka ubutaka bwumutse. Abisirayeli bajya mu nyanja hagati, bacamo ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa barabakurikira
amafarashi yabo ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bajya mu nyanja hagati bibakurikiye. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuruye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma kururika aruhanije cyane. Abanyegiputa baravugana bati, duhunga Abisiraheli kuko Uwiteka barengera akarwanya Abanyegiputa. Haleluya. Numva message bafite uyu munsi, ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye uyu mwanya uyu munsi. Iby'indi minsi sindabimenya, ariko iby'uyu munsi ni ibingibi bivuga ngo haleluya. Amen. Humura, ntihagire ikiguca intege muri uru rugendo. Abanyegiputa wabonye ntabona, hari igihe utazongera kubona. Kandi Imana iherekeza ijambo ryayo. Amen. Ubwoko bw'Isiraheli ari ubwoko bw'Imana. Ndabasaba ngo mwicare neza mudasoma kandi mureba hano. Muri ya korani harimo umuntu wicaye muri pozisiyo itariyo. Yego kerekeya, yego. Mwumvira uti niko avuze, teguka uganire. Ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli bwamaze imyaka 400 mu gihugu cya Egiputa. Bikire rwose mugerageze mugabanye ibyatuma ijambo ry'Imana bisa n'ibitekanye kandi ngo mu mwanya w'icyubahiro. Ngo bamaze imyaka ingahe? 400. Hiyongeraho indi 30, abasomyi ba Bibiliya mujye muyumva kenshi. 30 yiyongeraho, avuga yuko ari ukubera kunangirwa kwa Farawo. Iyi myaka 400, imyaka Imana yayivugiye mu rugo kwa Aburahamu, cya gihe Aburahamu atanga igitambo maze yasinzira inkongoro zikakigwaho. Iyo nkuru murayibutse? Yego. Umunsi Imana yaramubwiye ngo ibintu byo gusinzira inkongoro ibisiga bikambera ku gitambo, ubu nonaha umenye ko bizanye ikibazo mu muryango wawe. Urubyaro rwawe ruzaba basuhuke mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho imyaka 400. Ariko iyo myaka nishira zabagarura kandi bazavayo bazanye ubutunzi bwinshi. Ariko wowe uzapfa ushaje neza, ubujiji bw'abazajyayo nuko buzagarukira. Ubwo Imana yavugiye kwa Aburahamu mu rugo. Ntabwo rero Imana nkurikira mwene data. Mvuze wiki? Mvuze ngo ntabwo Imana igiterwa ipfunwe ngo iterwe ikibazo na situwasiyo uhagazemo biyibuza kugira ibintu gusezeranya. Kuko ntabwo Imana ibintu gusezeranya, ibintu dusezeranya, ibintu twemerera, hari icyo Abafaransa bita referanse, ntibihera ku byo urimo byiza cyangwa bibi. Oya, yahagaze mu rugo kwa Aburahamu, nta mwana urimo, nta n'inda yavuyemo. Urwo rugo iravuga ngo ruzavamo umuryango. Amen. Igihe cyarageze uwo muryango waho koko. Haleluya. Isaka yaravutse abyara Yakobo, Yakobo abyara bajya gusura 12, nabo babyara abandi koko baba muri Egiputa ya myaka 400 neza.
mu ijoro bwari buke bwunane ikaba y'uyu mwaka, amagambo nigishije muri iryo joro abagiye bayakurikira ku YouTube barayabonye. Mwigishije ijambo rivuga ngo iyo igihe Imana yavuze cyegereje y'ubwayo yishakira uburyo. Haleluya, haleluya. Iyo igihe cy'Imana cyegereje cyo gusohoza ibyo yavuze, y'ubwayo yishakira uburyo. Amen. 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 Mungurike neza, udafashwa arabayinaniwe neza igihe. Ubwo buryo muratamurike neza bushobora kuba yaragiye bupanga buhoro buhoro hakurikijwe imyaka bizamara. Icyo ni kimwe, cyangwa ikabiremera ako kanya, nk'uko muri Yesaya 8 yavuga ngo biremwe nonaha, si ibya kera. Utavuga ngo nari mbizi, ibi nibyo ndemye byari. Bifite rero ububasha bwo gusohoza ibintu yatwemereye ibiremye nonaha, cyangwa ikabikora muri procedure mu bihe bikurikirana. Yego, ariko ni Imana izi. Mwihangane twinjire mu mubare gatoya, twinjire mu ki n'utagize arayimenyera habyaga bikuntu. Amen. Ejo nganiriza abayobozi twavuze ku myaka y'uburane ya Mose. Bababwira twasanze ari ngahe? 120. Iyo myaka 120 ikase n'ibihe bitatu. Amen. Kuva avuka kugera avuye kwa Farawo. Kuva avuye kwa Farawo agiye i Midiyani, 80. Kuva ayoboye abagejeje kuri Yorodani, 2. Imana amusezerana amahoro, iramwicira, iramwihangira, na n'ubu ntawe uramenya aho imva ye iri. Kandi aho yamwiciye nagiye gutangaza, ariko ntawe uramenya aho imva ye iri. Mva ko nshaka kubabwira rero, mutekereze ngo ya myaka 400 uko yayemeye, murandeba? Muramurikiye? Ya myaka 400 uko Imana yayivuze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nubwo yabibwiraga yari atakiriho, nubwo yabibwiraga yari atakiriho, cyangwa nubwo yabibwiye dukoresheje kugira nubwo yabibwiye yari atakiriho, ngo itinye wenda guhemukira umuntu ukiriho. Yego, ariko kubera ko irinda kwizera kwayo, kuko irinda icyizere tuyigirira. Yego. Amen. N'abatari bahari irivuga, yumva gushaka kubabera iyo kwizerwa. Kuko ari Imana irinda kwizera kwayo. Nubwo yabibwiye babivuganye yari atakiriho, ariko iragomba kurinda icyizere cyayo no mu batari bahari bivuga, kugira ngo ikomeze iyo kwizera. Amen. 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 Hallelujah. Hegereje byishyure bisaba ko ise wa Mose ashaka. Ise wande? Wa Mose. Kuko ku mutima w'Imana hariyo ko icyo gikorwa cy'ubutabazi kizakorwa nande na Mose. Kandi Mose ntiyari ariho cyo kuba yari mu muki
umugambi w'Imana byasabye ko se Mose arashaka arabyara. Ikintu nabonye ko Satani, Mana ndacyabyigaho, sinabyumva neza, sinabimenya, nzashyira menye ukuntu Satani amenye umugambi w'Imana akawurwanya. Nzashyira menye mu bintu mwize ndamenya kabutindi ko atagera mu nama z'Imana. Yego amenya ati by'Imana bitekereza ngo birwanye bene kare kagera. Ubona ngo Mose mwivuka rye nk'umucunguzi uzacungurira Imana abantu babo, hahite hahaguruka akavuyo ko kwica abana bose b'abahungu. Ntamuzi ikintu kimubwira ko hariho ibintu byiza bigiye kuza. Sinzi ikimubwira umuntu ugiye kubizana akava hasi. Ndakena nabwiraho, umvaga ko nababwiraho. Yego nuko n'Imana nayo ibyemera ngo bikubakire wowe bikubakire ubuhamya iyo izahakura amashimwe. Batabyumvise iyo babyumva bahaye Imana ndasubira icyo kintu Imana yakeneye kikabaho, ko Satani akaba bitero kuri uwo muntu maze umugambi, kuko Imana ishakamo amashimwe ukazahakura ubuhamya. Hari ibintu tutajya dusaranganya n'Imana, tutajya tugabana, habe n'ikoroboyi habe n'ukayiko. Ikintu amashimwe n'Imana gusa. Abandi mujye mugira ngo ubuhamya, mujya ngo mwidegereye muhibihi koraza mwigirira rwose, ariko ku kitwa amashimwe muyaharire n'ibikorwa. Akunda abantu bayamuharira, akunda abantu bayamuha wenyine, akunda abantu badashaka kuyasangira nabo. Rero nta handi yakura, nta handi Imana yabona amashimwe ni muri twebwe, kandi kugira ngo iyabone ni uko hari ibintu tunyuramo. Ihangane rero nawe ibyo urimo ni amashimwe yo gushaka, nta handi yayahinga, nta wundi murima, nta ruganda ruyakora, izayavana mu kigeregezo cyawe unaze. Amina. Abana barapfa kandi abana barapfuye pe, abana barapfuye rwose, barapfuye bo ku Mose. Amen. Twihuse yaje kubayobora, ariko kimucyumve neza ko Satani yanga ibintu byose bije gutunganya umurimo w'Imana. Ibintu byose bije gutyo bikorera ubugingo bwawe urabyara. Ntihagira ufata Bibiliya muri ayo magambo ari muri Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 11. Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 11. Dusome mu izina rya Yesu. Mu magambo azajyamo ngwino wegere ngwino bazajyamo. Yego igice cya 2 umurongo wa 11. Haranditswe ngo nuko ngeze Yerusalemu marayo gatatu. Turuka ku wa 10. Umurongo wa 10. Bukeye Sanibalati w'umuhoni
na Tobiya umugaragu w'Umwamoni babyumvise birababaza cyane yuko haje umuntu wazanywe no gushakira Abisiraheli ibyiza. ushaka cyane urahagije kuko kuri mirongo isigaye birana muri bezi Bibiliya yo muri 57 ya 53. Bukeye Sanibalati na Tobiya bumvise ko nageze hehe i Yerusalemu, bumvise ko nageze i Yerusalemu, birababaza gute cyane. Babona n'iki yuko i Yerusalemu haje umuntu uzanywe no gushakira Abisiraheli ibyiza. Mbere hose nta kibazo bafite, ariko kumva ngo Nehemiya yaje gusa agatsinda. Sinzi ukuntu bamenya Nehemiya mu bandi bantu bose, sinzi ukuntu bamenya umuntu w'umumaro, sinzi ikibwira Satani umuntu w'umumaro. Turagendana wumvise ko bababaye babona ko haje Nehemiya, wumvise ukuntu bababaye ko Mose yavuze. Ngaho nimwibuke umunsi umwami wacu Yesu avuga, murebe ibintu byaba uruhinja mu byaro rukwiye gutesha umutwe umwami. Uruhinja se rurarangura, uruhinja rukoresha kampeni, uruhinja ruriyamamaza, uruhinja se ruyobora umudugudu n'isibo, uruhinja se ruhinga ibisheke, rugira uruganda rw'isuka, uruhinja rukora iki? Ariko havutse uruhinja ruteje ikibazo kuko ruzakemura ibibazo. Amina. Niba ubona Satani aguhagurukiye muri iyi minsi, ntugire ngo hari ikindi kibiteye, nuko umaze iminsi umubangamiye cyangwa urinda kumubangamira. Harubyumvise? Niba utaramubangamiye mu minsi yashize, urinda kumubangamira. Ntabwo yakwicara rero ugatekana. Amen. Amen. Ejo bundi turi mu Rwende, Pastor Steven by'ibyo bintu n'ubu ngiye kwivuga n'icumbi aho nari nshumbitse. Urwo rugo ruri nuko namenye ko atari izabo, ariko ntabonye ububi, sibyo kwa mwari mwarimo, sibyo urwo rwose harimo iy'abagabo n'ubwana bwinshi, hari kandi n'indi kintu kiranga. Noneho ngo ni inkoko nyinshi ziri aho, iyo ngurube itagize icyo itwaye, yego ukabona ziratora hafi y'ingurube, ariko murahurira ngo ngane mu nzu hari nko mu kabwira, nkiri hanze kwanga, nkiri hanze hejuru haca igisiga. Icyo gisiga sagaca mu by'ukuri, zirikanga zirabwirana yuko habaye ikibazo ku mwanzi atambutse. Yego zikangamo, zirabwirana, zirafutuka zose ziza hafi y'urugo. Cya gisiga kuko atari agace atari nicyo cyakizanye, kirikomereza, icya bene kirikomereza. Burya bwose kizimenya yuko nta kibazo kindi, ko cya gisiga kigendera gusa. Ukandi kanya hatambuka ipusi, yego zose ziva mu nzira mbireba. Umva ikibazo nagize, izi nkoko ko zibana n'ingurube ingana itya n'utubwana twayo, ko nta kibazo byagiranye, kuki igisiga giciye hejuru zikikanga, ipusi yatambuka zikikanga? Mwumva mu mutima wanjye ko yego
nuko iyo ngurube zibana, iyo ngurube zirabana, iyo ngurube yaje zihasanga cyangwa zo zafite zihasanga, habagura ziramenyeranye. Ndajya mumbwira icyo cyakubwira hanga, nta kintu Satani atwaye kuba bamara igihe, nta kibazo afitanye n'abo babana, ikibazo gifitanye nawe umugwa nawe, ariko abo babana rwose nta harimo bakamwa yarya bakarya nabi kandi umwangisha nta mutima mubi. Rero icyacyumvise igitekerezo rero ni uko waba unyuzamo ukabana n'ababana na Satani. Mvuze bike niba unyuzamo ugatabanyika n'utugiti ukagira ugatabanyika ukabana n'ababana n'abakorana kakubayeho rwose. Ni ukuvuga ngo icyitso cya Satani cyamaze kuboneka kandi ntibikimugoye kukubonekayo. Ushatse witorere Mose amaze kuvuka, birumvikana ko hari imyaka yagombaga kumara, abigiragira abavanayo. Haleluya, bigiragira abavanayo. Farawo arabarekura. Kuva igice cya 13 umurongo wa 17 turasoma. Kuva 13 umurongo wa 17 tukuvugwaho. Igitabo cyo Kuva igice cya 13 umurongo wa 17. Adusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo Farawo amaze kureka ubwo bwoko bugenda. Farawo amaze kureka ubwo bwoko bugenda, Imana ntiyabacisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya, nubwo ariyo gusama, kuko Imana yibwiraga iti abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara ngo basubire mu Egiputa. Ahubwo Imana ibagendesha ibizigu ibacishije mu nzira inyura mu butayu ikajya ku nyanja itukura. Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa bafite intwaro. Amen. Amen. Farawo sembura cyane hano kweli bagiye kugiye kunama. Farawo amaze kurekura ubwo bwoko ngo bugende, kandi ndaza aho ngaho Imana niyo bakundira mukagenda gusubira n'ubwo bwo Imana niyo bakundira kunyura mu gihugu cy'Ubufilisitiya nubwo yanzira y'iki y'ubusamo ya bugufi, kuko yibwiye iti amina. Haleluya. Kuko Imana yibwiye iti sinshaka ko abantu banjye babona intambara vuba, ihitamo kubanyuza iya kure y'ubutayu bwose bakazagera ku nyanja itukura. Torero ry'Imana, kuko Imana yanga inzira yose ya bugufi. Kuki ku bantu mu ndebe nshuti za Kristo, kuki ku bantu ishaka ko bazaba inshuti zayo cyane, idakunda ko bakunda ibintu babona ibisubizo bya vuba. Kuki yahisemo kubanyuza iya kandi
hari hari iya bugufi vraiment géographiquement mu buryo bwa géologie sorry bwa géographie mbabarire géologie ni mu y'agaciro géographie ni ikirere n'ibitaro mu buryo bwa géographie koko iyo nzira yari iya bugufi ku buryo itari kurenza icyumweru batageze i Kanani. Nibaze nawe nimushaka muzajya ku ikarita y'isi mutumbagire hano hejuru kuri Uganda turimo mugere hejuru kuri Kenya Somalia na Zambia muzirekera ahangaha mugarukira kuri Tunisia muzamuke kuri Egypt yego nimugera kuri Tunisia muzamuke kuri Egypt kuranga kuri Tunisia ahangaha Egypt ahangaha muzahita hejuru aho ngaho muzabona kuva ahangaha no kujya i Burayi kujya bikaba Amerika kugira uryo ukajya muri Aziya kandi Aziya ni Israeli byari bugufi ariko Imana irabijyana yanga ko banyuriye bugufi ngo kuko iyo nzira ya bugufi dushobora kuyishimira ko ari munyakire twashimishwa n'uko ari iya bugufi ariko ngirimo urugamba rushobora kwica byombi umubiri n'ubugingo. Irimo umwanzi witwa Umufilisitiya wakwica ubugingo n'iki n'umubiri. Imana ikabwira byombi. Cya kabiri, bene iyo ntambara ya vuba umuntu abonye yegereye Egiputa bimworohera gusubirayo. Niko byanditse mu Baheburayo 11. Haravuga ngo iyo bashaka gusubira aho bari bari byari bimworoheye. Hari kuvuga ngo bwire icyiza cy'inzira ya kure. Amen. Amen. Wumva inzira ya kure rero nayo. Inzira ya kure ibamo urugamba rukomeye rw'inyota rw'inzara rw'abanzi rw'ibihugu binyuramo ariko ubwo warageze kure y'aho wasubira ubwo ndahita nkwifuriza kugera kure muri uru rugendo nkwifuje kugera yaho ushobora kugaruka ukagwa buriya hari ahantu umukristo agera haleluya amen akaba atakigwa mu tuntu twose hakaba hari utuntu atacyatura rero muranye akaba hari utuntu atacyatura niko bivuga mu Baheburayo 6 havuga ngo bene data natwe twari dukwiye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo tukigira imbere aho dutunganizwa rwose aho tutazaba tucyatura ibyaha by'imirimo ipfuye. Amen. Amen. Yesu abafashe baragenda itayo bakunyuramo inyanja bayigera urongeye kugera kuri za nyigisho wasomye nyirizina ayo masozi bageze ku nyanja bageze ku nyanja imikorere y'Imana iratangaje kandi Imana ntiyo kuyimenya rwose Imana ntiyo kumenya imikorere yayo. Bageze ku nyanja biri mu mirongo 4 ya mbere ya cyagize twasomye ni mu cyumve Uwiteka abwira Mose ati titira bango abisirayeli bambuka inyanja itukura nko ku butaka abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Uwiteka abwira Mose ati bwira abisirayeli basubire inyuma. Yego namwe niho muri bwira abisirayeli basubire inyuma babamba amahema imbere y'Pihahiroti hagati ya Migidoli n'inyanja imbere y'Barisefoni uti imbere y'aho hantu aba ariho mubamba amahema iruhande rw'iki rw'inyanja.
umva akantu kari muri we. Farawo azavuga abisiraheli ati bahabiye mu gihugu ubutayu burabakingiranye, nanjye nanangira umutima wa Farawo bakurikire, nziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze, abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka. Abisiraheli bagenda batyo. Nimunyumvire iryo suzana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Perezida muri hano nze umucenge babiri n'abandi mirongo batatu nyuma yawe. Mugende nta mwana akikiye nawe se awe waza nta kibazo niba nta mwana akikiye. Easy enough. Now we'll go to the Amen. Amen. Urugendo rwari rukomeje. Nkurikira se. Urugendo rwari rukomeje rwose nta. Bagiye rwose. Bagiye. Amen. Amen. Kandi bageze kure. Yego. Untazi ko hasi bagiye rwose. Bageze kure. Ibyo hasi wapi? Cyo gutekereza igiputa wapi? Bageze kure. Bageze ku nyanja sasa. Uwiteka abwira Mose, babwire basubire. Kandi ngo tugiye kwiga. Amen. Bwira Abisirayeli bagiye gute? Basubire. Atakaro. Yari Imana ubwayo isubiza umuntu inyuma. Bibaho? Bibaho. Umenye gutanga kubizi. Narabizi. Niyo mpamvu ngomba kwitondera kugira rero kuko ibyo mbabwira ashobora kutumwigisha ibyo. Burya bwose Imana ubwayo igigira ikintu cyo gusubiza umuntu he n'imvubu y'imahanga ntimuhite mushyaha. Gusubira inyuma kose k'umukristo, gusubizwa inyuma kose k'umukozi w'Imana ntabwo ari gusubira bya diferansiye mu bitandukanye cyane hano na buri. Amen. Musumwe narabeshewe muzwe narabeshewe ndaseba cyane naransebye banigambiriye kandi bene data abakozi b'Imana banshaka umugore wo kunshije ubusambanyi araza kandi aramunshije byaramuzinduye araratega amazi ubanza yarateze na moto rihanirije transport akora icyo kiraka cyo kunshije iki ubusambanyi n'ibirenge s'ibigina kutamwambira n'ukuntu nagiye kubona mu nzozi. Haleluya. Mbona imbere yanjye hari urukiramende warasuka urukiramende yego urukiramende wase kugera he wase kugera nawe nazo ubundi urukiramende iyo ushaka gusimbuka neza no kwipima no kwisuzuma ugenda ukora rugufi uzamuka uhera kuko mu mavi ukageza ahangaha ugeza ku buryo ugeze no kuko muresha. Ngeraho nabonye nahise mbona ndi kubonesha nabwo bene no kunsumba ariko uruki nuko mbona nsubijwe inyuma. Yego mbona nsubiye inyuma ariko ntabwo ari kusubira mu by'ukuri nubwo ngende turi ubundi mbona nsubije inyuma gutya. Yego mbona nsubiye Maria ni konstantana nk'umuntu ugiye gusimbuka nyine mbona nsubiye mvana y'ikintu cyitwa umuvuduko ndaruzimiza we. Amen. Ndarusimbuka ku buryo rutangamira igihe nagendeye. Ubundi iyo ruhungabanye n'agati kakavaho
ukarusimbuka ugasigara n'ubaza inkuru ngo yagize aruzimira amadata wakwezi inzoga zitore ijwi rirambwira ngo kuri iyi ubonye urukiramende ukabona ko bigusajya gusubizwa usubira inyuma ubone iki umuvuduko w'ururembo niko ngusubije inyuma n'uwiteka niko ariko imbaraga uzavanayo zizagusimbutsa ibintu byinshi biribya ibintu mukabyange amen ako kantu kabahereye kubumvisha ko imana igisubiza mbe cyangwa benshi ADPR Uganda we yewe ADPR Uganda we imana yemeye ko mukora un peu de pas reculer intambwe runaka basubira inyuma ariko Uwiteka abahe kuvana y'umuvuduko uzabarenga urukiramende rurerure umuvuduko muvana inyuma aho mumaze iminsi mwarasubijwe muwuzana n'imbaraga ubasimbutse ibintu byinshi mu izina rya Kristo. Uwiteka abwira Mose ngo bamubwire basubire hehe inyuma bene no mu minota hamwe yaneka impamvu yo kubasubiza inyuma yabaye iyi nimuyumve no muyimenye. Uwiteka yarabibonaga yuko bagiye kuhahurira n'ikibazo mana kushaka kufego. Uwiteka yarabibonaga ko bagiye kuhahurira n'ikibazo gikomeye gishobora gutuma bumva ko ibyababereye gupfa bakiyahura hehe mu mazi mu nyanja bagapfa bagira bate biyahuye. Munyumvire namwe iyabarinze urupfu rwo kwicwa n'Abafilisitiya igahitamo kubanyuza iyahuye none naho hari urupfu ariko rwo ni urwo bakwica. Niyo mpamvu yabasubije inyuma. Umva se ahandi basubije mbona aka gatatu umva ahandi basubije ni hagati ya Migidoli yari inyuma yabo inyanja iri imbere hano hari umusozi witwa Pihahiroti hariya hari witwa Baal-Zephon hanyuze imisozi ngahe itatu n'inyanja kane inyanja imbere Migidoli inyuma Pihahiroti ibumoso iburyo Baal-Zephon iyo misozi muri icyo kibaya irica n'abagabo birabaseka bamwica cyane kandi gutiye amen amen haleluya amen. Aho hantu gutegereza batazi kigiye kubaho yego Imana ibabwira ijambo rivuga ngo ku bigendanye n'ibyo mugiye kubona rero bigendanye n'ibyo mugiye kubona bigendanye n'ibigiye kubaho ndabasaba guceceka. Haleluya akoze b'Imana buriya nabonye umumaro wo guceceka. Amina guceceka ni intwaro ikora neza ikarwana neza iyo ucecetse mu gihe cyo guceceka kuko nanone hari igihe uceceka kandi ari igihe cyo kuvuga byanditse mu mabwiriza gatatu ugera muri icyo gihe ura ariko utanciye ubwoba bwawe bukugumemo ariko rero kuba utubibamo bw'impamvu yo gute mana we bakira ngo bakemuke inyuma kuri Migi
kadimari kari ku murongo wa gatatu avuze ngo Farawo azabavuga nabi. Nubuki? Farawo azatuvuga nabi. Ora hani cyo ntabwo najya mu bishira kuri twe. Farawo azagira ate? Azatuvuga nabi. Farawo azabavuga nabi. Bivuga ngo Uwiteka azi Farawo wawe azimu icyo azavuga ataravuga. Ibaze kuri Imana izo ukuntu Farawo agiye kumera mu minsi izaza, izo ukuntu Farawo azamera ku wa kane umunsi wa kabiri, izo ukuntu Farawo azaba ameze mu cyumweru gitaha, izo ukuntu Farawo azaba ameze mu kwezi kwa cumi na kumwe. Ibaze kuri Imana izi Farawo ko azaba ameze, kandi uko kuntu azaba ameze ejo, uko kuntu ari butuvuge nimugoroba, uko kuntu azatuvuga nabi ejo bundi. Yego nabikora noneho nanjye nzongeramo akantu kitwa kumunangira umutima, maze haguruke abakurikira. Kumunangira iki? Muri biza bahanga babyita faire endurcir, kumunangira umutima. Toro ry'Imana ntabwo ari ibanza kunangira umuntu umutima, ahubwo ibikora ari uko yabanje kwinangira. Reba umuntu yabarekuye ntibamaze iminsi bigendera, ariko Uwiteka agatuma mu mutima we namubonye aracyafite ikintu cyo kuzabavuga nabi. Nabavuga nabi nzamunangira iki? Umutima. Ahaguruke abakurikire, ariko nimubona ahagurutse abakurikire. Yego uzamenye ko rwo kurangira kwe. Haleluya. Mubona ahagurutse abakurikiye, muzamenye ko ariko kurangira kwe. Nibwo nziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze n'amagare n'amafarashi ye n'abayigendaho, maze kuva icyo gihe abanyegiputa bose bazahera ko bamenye ko Uwiteka Imana ibana. Haleluya. Koko Farawo abavuga nabi, baravuga ngo bahabiye mu butayu, igihugu kirabakingiranye, ishyamba ryarabamize, ubutayu bwarabamize, bakibingaho cy'umunangira umutima. Abahamagaye abasirikare n'abaza n'amafarashi n'amagare barabakurikiye. Mana we bagiye kubona ngaba hejuru kuri Migidoli, kandi pe Imana igendera yego ibiretse kuyikamya kandi ibifite muri gahunda. Mvuze buke Imana yabaye iretse gukamya inyanja kandi bifite muri gahunda. Naho kumbe izi gihe yayikamiriza bikayesha icyubahiro. Kuri izayikamya neza, habura intambwe y'intoki ngo bakubage. Ari ibintu twakiriye ku ishuri, nako twakorera ku ishuri byitwa distance fix. Ntabyo mwakoze wese? Distance fix. Mwabikoze? Iyi ntabwo ukuboko gusa niko kwari hagati y'ingabo z'abanyegiputa n'Abisirayeli. Dore gushaka hasigaye kuguturuka inyuma, yego kagufata mu ishati cyangwa mu mupira, kakugusha ingazi, kagutera itima kuniga. Nicyo cyari Isirayeli. Kuki Imana ari ahangaha ikunda gutabara iki?
bitwaye iki kudutabara bageze mu ikorosi biza bitwara iki kudutabara bakiri intwetwe yego batarabwogere bitwara icyo bitwara icyo bitwara ntabwo ishaka ko ibintu izakora yego mwese abazi gukomanta no gukora za kiritike ntabwo ishaka ko muzavuga ngo rata bari bakirwe n'ibisanzwe bari bakiri kure rata n'ibisanzwe mu buryo bw'intara hari hakiri ibirometero nka bitatu n'igice gutyo ofete urebye nibi ntabwo ishaka kuzaho kujya n'isaha irashaka ko izabikore umuntu wese azavuga bikoze ibirasa byakire niyo mpamvu mwabonye aho gutabarira umuntu hejuru y'urwobo yemera ko ageramo akanararamo kuki itabikorera hejuru baririmba kuki utwo batanyitabye baririmba kuki itabikorera hejuru y'urwobo kuki itabitabarira ku muryango w'itanura bikengegeza karindwi irora mukajugunywamo ireba yagihita abatiki ku muryango wagiye cyangwa hanze no nidutabarira hanze se mwebwe se mwabonye uwa kane azarya bapesate la nociate uwa deponga de las casas ino kreta okinanze na bona uwa kane azatwagezemo mayidia tukiri hanze n'iri mu manura tukiri hanze y'izana bimuza bagerageza ibimuza umwami wacu kristo amagurwa nuko twagezemo gutota ngo nabanguke sikumaze izumvire ngo banguke wampaye ne kuki wandetse watewuse yagiye aragira ngo azaze ari gukora ibiti isisi nibwo azaza avuye munange twatayemo bangahe none uwa kane mbonamo kandi ko neba asa n'umwana amen ni kamere yacu ko duteye dukunda gutabarirwa hanze nyamara hanze ntihubahisha imana nko mwitanura dukunda gutabarirwa hejuru y'urwobo ariko ntihayubahisha nko muri rwo haleluya 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 imana yaduhaye muyimenye muyitore mumenye uko iteye mumenye gato ku mikorere yayo niko muzabana nayo neza amen ngabyona ko muri babiri muzaza haleluya umwe inyuma yanjye undi imbere yanjye
n'intambwe ngo twagire batubage baturye mu gi baturangiza murabo uw'imbere wo mu banyegiputa yari yego mwamubonye kandi amafarashi yamanutse kuri Migidoli, ivumbi ryayarenze, imirizo iri hejuru, yego farashi burende ibintu byose bigenda mana icyambere muri operasiyo Imana yakoze rero, haleluya, icyambere Imana yakoze ndayishimiye we, ndayishimiye marayika w'Uwiteka w'abagenda sivuga ngo aragenda bagenda yego yiyica abagendaga imbere ariko mama mwirekana inkingi y'umuriro iva hariya irazijya wahaniwe hari ikibazo, Imana izaho ikibazo Imana izi muri nyina w'ikibazo, Imana izahana ikirangira kikarangira na nyina wacyo. Imana iturebera, Imana iturebera, Imana iturebera, Imana iturebera, Imana iturebera, dongeye nayikunze kandi ndumva nongeye kwikunda. Nibaze Imana, nibaze Imana ikumenye umuntu uzavuga nawe uri kukuvuga nimugoroba bakuganiraho ikamumenya wa imumenya ku manywa ari bugusabye nimugoroba, kandi uwo mwanya igahita ipanga ukwiri mu mugenzi. Sisoka Mungu maze ngo imaze kubahagarika ahana marayika n'inkingi, muracyari hano ya nkingi y'umuriro. Oh haleluya, abangaba iteye ubwoba muri ijambo bayiri inyuma, yego icyambere ikoze ibangamiye kwa kuboko kwa Kristo Israeli. Isi ko bakavuga ndi kukimugezeho, yego cyakandi abangaba babereye umwijima w'ubucurabwenge, ariko twebwe imbere tubereye kandi ngo mucyo wamuritse ijoro ryose, uyu mwijima nawo umara ijoro ryose. Bakandi kandi yakoze yarantangaje Imana kuri tekinike irimo, amina, maze ijya mu mapine ya mu mapine sa buriya gutokesha kuba twari ibinyabiziga kuri ukubi hari ukumu kugenda uvamo gake usohokera mu kantu bita valve. Ibyo ni ibisanzwe bivamo akantu mubwire, akantu mubwire umwuka warambwiye ngo nkubwire ngo nawe ibyawe uracyabifitiye uburyo.
ranye. Uburyo bw'Imana buracyahari. Kuko ikintu kinagaza kinyereka ko akantu mubwire, akantu mubwire, umwuka warambwiye ngo nkubwire ngo nawe ibyawe uracyabifitiye uburyo. Amen. Amen. Uracyafite iki? Ntabwo uburyo bwayirangiranye, ntabwo uburyo bw'Imana bwayishiranye. Uburyo bw'Imana buracyahari. Kuko ikintu kinagaza kinyereka ko Imana ifite uburyo ni ukubona kuva kiriya gihe nta bandi bantu iratabara itoboye amapine. Murabyemera? Nta bandi bantu iratabara itoboye iki? Amapine. Kandi iracyatabara. Bivuga ngo rero Imana iracyafite uburyo. Yizera utyo, ubana nayo utyo, uyisenge utyo, uyihagarare utyo, wiyumvamo ko ikigufitiye ubwawe buryo. Haleluya. Amen. Nyuma yo kubatorera hari akantu kaje kavuga ngo nuko amagare yabo, inziga z'amagare yabo zikururika ziruhanyije cyane. Muri make kunyonga biba ikibazo. Yego unyonga donc ipine kwikanga bikaba ikibazo. Icyo kibazo rero teje aha niko gutabarwa kwawe. Hanyuma bibwira Mose ati Mose nubwo umaze gukuriya fili rero Mose ubwo nayigiye fili. Amen. 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 Ukegera inyanja ugafata ya nkoni yawe ukayirambura utya mu nyanja. Ukirambura utya ndahita mpuhisha umuyaga uturutse burasirazuba. Ashaka kubona ari magare. Buriya n'umuyaga nawo urayumvira. Kandi ufite ibintu uyikorera. Niwo muyaga wa mbere wahushye yego inyanja uwo mwanya iravura. Hari ibintu mvuga nkumva nagenye bikumbi bije ku bantu bize shimi yego na fizike yego nimuhite mwumva iyo temperature yego y'ubukonje. Urwo rugero rw'ubukonje rwakonjesheje iki? Inyanja mu munota udashyitse. Hagira ita Gifaransa coagule. Inyanja iravura kandi ikivuge kirenga ikivuge cy'igikoma, kirenga ikivuguto cy'amata, kiba barafu. Kandi itegeko ry'Uwiteka rirayitema. Ako umara byose mwese niko dirija ubwo mvuze mwe itegeko ry'Uwiteka rigira gute? Rirayitema. Ntukanganirane ngiye no kureba. Itegeko ry'Uwiteka tema. Sifa ko umwana igice kimwe kivurira here aho kivuriye aho ni aho Imana yacu. Amina. Kandi uwo muyaga wakoze akantu bita drying ni iki? Nukumutsa, nukumisha. Ahakabaye ububobi, ahakabaye umusenyi, ahakabaye umugere, birahumisha. Ubwo bw'Imana bwambukira aho umuntu sifa kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Ijambo ryango nyuma yo kwakunanya umutima wa Farawo bahugurika gukurikire yego
naho nawe wongera kubanangira. Umva, naho nawe wongera kubanangira kugira ngo ibibaye barebeshe amaso aho gufata umwanzuro wo gutaha. Irabanangira bafata uwo kudukurikira. Bariya bose babirukankaho niyo yabanangiye. Ariko iraje maze ngo barabakurikira, maze abapantekote mugira umwuka w'ubuhanzi mugira umwuka w'ubuhanzi. Hundi y'umwuka wo guhanga ukibari mutazi. Iyo Farawo abimenya yari gucisha make akitonda, yabonye inzira yo mu mazi agira ngo n'inzira isanzwe arishora kabutindi. Iyo Farawo abimenya yari gucisha make atagataha, abonye inzira yo mu mazi kugira ngo niba bamuhaye ariyahura. Ishyaka riramushona. Umva, guhera kuko twita mu gisirikare solda mbona utaragira iraka kuzamuka kapora, sergent major, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, major, lieutenant colonel, major, nilifaru na maka karati mikove na mashini gun nitrayeze na jetpole kati sos nabasira sisho barangirira una natanga Imam. He got you very well to measure. Izi kumezira, izi kupima mana yanjye. Yego? Umva, izi kupima ku buryo umuntu w'imbere hagara. Reba hepfo kwenda. Umuntu w'imbere wo mu Egiputa n'uw'inyuma wo mu Egiputa. Murareba? Nta muntu wo mu Egiputa wari ukiri hejuru. Bose bari hehe? Bari mu hasi. Muri ya nzira y'umutse mwere yacu yari yacu bari bose barasenga. Oya. Uri bayiyoceho harose. Imazira kizira repetition se agasanzu se ka korali inyubako se nibagemo babubyumve. Bamaze kugera mu yego nta usigaye hejuru. Aho twita mu Faransa obo ku nkombe. Nta usigaye hejuru. Nkariya nta urajabuka nta usigaye hejuru. Witeguye muziti Mose hindukira huwa. Mbona bayafeja, mbona kafe. Amen. Uziko kuri yafe yo kurambura inkoni ngo amazi ariko yirekura tembe. Nta wundi maromye kurya gusa. Yamazi yabaye barafu yabaye urukuta arirekura temba nkaho atigeze konje. Imana maze abarenga hahaguruka umupana kote Miriyamu nana n'umukobwa utiriwe repeta nta bishushanyo nta sente nta gitari bawe nta soro
ntabwo nzi ukuntu ijwi ryacu irayikamije we irayikamije imana irayikamije data irayikamije irayikamije injyana n'ubihetse irarushye kuko ari imana irinda abo yahamagaye, imana ibera maso itorero ryayo, imana ibereye maso itorero. Haleluya. Yesu we, Yesu we, Yesu we, ndakubonye uratabara, nongeye ndakumvise uratabara. Haleluya. Haleluya. Ntihagire icyongera kuguca intege, ntihagire icyongera kuguhagarika umutima. Yego bitangira no kukunanura ugasanga n'uturoro umaze kugira gusubira inyuma, agapantaro kagukwira kakaguhurubuka. Yego byibuha mu izina rya Yesu, nezerwa mu izina rya Yesu, icyuriye kikumanuke kikugere ku nzoka, shisha rwose imyenda igukwire. Amen. Kubw'icyoro cy'Imana, ibindi Imana ibirimo. Haleluya. Kwiheba gutera ibicumuro, kwiheba gukabije gutera kugeza ubwo umuntu abwira Imana amagambo atarakwiriye kuyivuga. Mana urampemukiye, Mana uri ingome, Mana Yesu, reka amagambo humura, igihe cyayo uzaza, kandi izazira izasiga kubakiye ubuhamya bitwara iki? Amashyi. Imana niyo umugisha mu izina rya Kristo.